Yego nakubwiye kubera ko barinze bagera hariya ari ukubera ko muri Libya hari ikintu cyabaye ko tubana muri Afrika Gaddafi niwe mubi kurusha abaperezida barajya muri Zimbabwe ko batarajya muri Somalia ko batarajya muri Sudan urashaka kumbwira ko abanyaribya ari bari bafite kibazo kurusha abandi bose ikigaragara niki ikigaragara nuko wenda abanyafrika twige no kubishishoza ikigaragara nuko hari abantu bareba hari inyungu zabo babona zibangamiwe ako kanya bakaza kandi bakinjira iwacu badakomanze kandi bakadukoresha tugakora uko bashaka ariko rero nongere ngaruke kuri cya kindi twavugaga ibyo byose bishoboka kubera iki bishoboka kubera ko babona aho bahera bakwereka baturiya muntu nta kigenda niba uyu munsi uwo muco ari nawo wa muco wavuze ko ari mwiza ariko nanone rimwe na rimwe hari ibyo tutagomba kwemeramo oya erega umuco we ni mwiza wo kubaha ubuyobozi iyo wibashye ubuyobozi nawe bawiyubaha n'umuntu mukuru kuruta ugira uko umubwira ndagira ngo twumve ko niba ntemera ko aka gapapuro kakuri imbere nakubwira ntari kwa kagapapuro nyamara buri ugacuritse byaba byiza uwo rero ni wa muco mwiza wo wikumva ko kutemera ibitagenda neza wikumva ko nkuvuguruje umuco ugenda utera ushinga yego reka tuvuge noneho umuco wa kinyarwanda umuco wa kinyarwanda tuba dufite umuryango nk'uyu tugatoramo umukuru yego umukuru w'umuryango niwe muntu dushyira imbere igihe habaye inama genda tuvugire ni wowe ufite ubushobozi ni wowe ufite n'uriya mutima uravuga ibyabagaho cyangwa uravuga ibiri uravuga niko bikwiye kumera n'ubu biracyahari umukuru w'umuryango biracyahari ubwo rero urumva rero habaho uwo mukuru w'umuryango yubaha umuryango yubaha abakuru b'umuryango nabo bakamwubaha ni ibintu biri give and take guhana ibyo bintu rero kandi birakoresha igihe rero ibyo bintu bihari reka noneho ngaruke ku buyobozi bw'u Rwanda uko bwubatse bazana abantu bari nka executive mirenge ni bandi akenshi n'abana b'abasore utazi niyo avuye agira ati akavuga ati ubutaka babugurisha akumva executive w'umurenge icyo avuze akaba ari cyo akora ugasanga abaturage n'imibereho yabo ihabanye n'ibyo uriya muyobozi akora kugira ngo rero ubuyobozi bwacu tugomba kubugarura tugomba kugaruka mu muco wacu tukavomamo ibyiza tukavuga ngo ariko rushinga twajya gutora kanaka Jean Paul tumutora dushingiye kuki ariko twari umuryango hariya ni umuntu w'iki w'inyangamugayo turi ibyo akora nubwo natwe tubishoboye uriya muntu koko twamushyigikira none tukaba tuzi umuntu uwari we ko bivuga nk'umunyamakuru ushoboye gusesengura twavuga ko abanyarwanda bose bafite izo mbaraga n'ubushobozi bwo kugira ngo abavuga ati uyu muco biroroshye aho niho ngiye mfite ikibazo kuko ntitujye kure bye fatanyije bijya navukiye hanze sigiye wabitoye niko byabaye iyo muvuze ngo umuco mu Nyarwanda ni ubuhe kuko jewe barambwira ngo ni example ni kiganiro nabonye na madame Mashira ari model cya kera ariko sinzi icyo cyavugaga mu journalist yaramubwiye ngo mu muco Nyarwanda ngo umukobwa yarambaga akikwiza je nagiye muri mizi bari bakobwa bambaye ubusa sibyo ibyo ntabyo iyo phrase ndayifata gute umukobwa yarambaraga akikwiza en fait bivuze mu cyongereza ko nta terme yo kirimo ahari yikwizaga uburere there are no rules until you break them nicyo kibazo twe dufite n'umuco nyarwanda kuko ntabwo turamenya icyo ari cyo umuco wa kinyarwanda umwe wese awuganisha ari inyungu ahashaka mediatrice urakoze Herve Kimenyi mediatrice tugaruke kuri wa muco wo kubaha abayobozi nabazaga ikibazo buri munyarwanda wese afite ubushobozi n'imbaraga zo kuba yahakanya yavuga ati icyo uvuze si cyo icyo gikorwa cyawe si cyo nibyo twakomeje tuvuga ni structurel icyo kintu cyo kudashobora kuvuguruza ubuyobozi bwe kiri structurel biri mu mikorere biri mu nzego kuko na wa muyobozi ugiyeho akora urwego rutuma abaturage batamutinyuka batamugeraho kugira rero akreya gap ashyiramo gap kugira ngo niba namugeraho bagereho basansuye ku buryo batisanzura ngo bavugire iryo babonye niyo bamubajije arababwira ngo nimwe mwashyizeho cyangwa ngo muzi uko nageze aha ahubwo turacafite umuco wo kuvuga ngo byavuye hejuru byavuye hejuru cyane we riruzuye mwavuye ibintu byose byavuye hejuru nigeze kumva nyakubahwa perezida wa repubulika avuga ngo ariko hejuru ni hejuru nanjye ndabaza nanjye wahaye ariho ibibazo nakifuje ko mu Rwanda kugira ngo nongeye kuvuga nti uko mu rusyo n'ingasi nk'ubu hari amantibwira nta cyemezo gifashwe mu nteko
kuki abagize amakomisiyo bitangira batya ngo bize nko kuri deba nka hano ngo niba bagenzuye tuvuge raporo ya audit minisitiri w'intebe yarabitangije ariko biranemewe nuko ahubwo abanyarwanda aze ahamagare abantu babishinzwe bagiye kuri televiziyo bati umwaka ushize audit yari yavuze ko iki wari ugifite mikosi iki n'iki mwaragikosoye abantu babaze live babimenyere kandi n'ubibajije ntagire inkurikizo bizabyara umuco ko abantu bavuga bati nzabibazwa erega iyo ubibajije nta nkurikizo ugira reka mbaho urugero wenda niba abantu babazaga ibintu babiziraga basimba nyiriho ariko icyo ngiye kubabwira ni uko abanyarwanda ubwacu tutaremera icyo ese nimureke twemere ubibaze ubizire abandi bose babibone ko wabizize noneho ikibazo gisigare twese duhaguruka tubaza ngo kuki mediatrice cyangwa kuki Erive yabizize none se ubutwari ni iki Makire ubutwari ntabwo ari ukurwana ku rugamba hari uwundi mugani utaciye ngo kuryamira ukuri naryamira ubugi bw'inkondo urabyumva ni ukuvuga ati aho kutavugisha ukuri napfa bimwe mu byagabanyije amanota y'u Rwanda mu gipimo cya Transparency International ni uko basanze nta ntuzirimo yo gukurikirana abanyereje umutungo wa leta kuba wamwirukana kuba wagira ute wanamufunga meme it's good ariko se none niki cyatuma ntinya kwiba miliyari mu gihe nzi ko zafunga imyaka 2-3 kandi uko mfite ayo mafaranga angana atyo mfite no kudiringa n'abacamanza bakandekura uruba ari amaraporo nka za Transparency International yafasha muri urwo rwego of course yafasha cyane mfite ikindi gitekerezo cyafasha dufite amashyaka 9 hano nakwishima cyane mbonye rimwe amashyaka yicaye nk'uko twicaye badatukana bavuga ibyubaka bati twemwe muri politiki y'uburezi turabibona byo kuba muri forums turabibona dufite kuko bibashyira imbere ya responsibility bigatuma banatekereza kurusha uko bagenda muri forum bakicarira ntihagire ubabaza ngo uzimpamvu ibyo utazabibona kuko ari les mêmes personnes abantu bamwe bo mu mashyaka amwe bahora ari babandi baratinda bakagira ikintu kimeze nka network kwabo FPR les mêmes personnes baratinda bakaba inshuti n'abavandimwe nk'abantu babaye icyo rero ni ikibazo gikomeye nagira ngo ngaruka ku kantu kamwe mwari muvuze mu kanya uramutse uri umuyobozi umukozi wawe akakubwira ati chef ndabona ibi bintu uvuze atari byo uri nk'umuyobozi wabyifatamo ute uwo mukorana natumvikanye nawe ni ukuri kw'Imana namubwira ntoke birashoboka nsobanurira unyereke ese urabona twabikora gute ariko ngiye nabitekereza gutya kugira ngo tugere ku iyi resultat sinzi uko resultat yitwa mu Kinyarwanda noneho nawe nyereka ukuntu ugituma ukundi ubona twabikora ntangaje debat twadiscuter uko akenshi iyo ni experience ifite maze kubona iyo nemereye umuntu nawe akambwira uko abibona igihe cyose tuganisha tuza guhura ku kintu cyiza wenda icyo ni cyangi iyo tubifatanije bibyara cyiza cyane kurenza Jean Paul ngira ngo nawe wigeze kuvuga ngo cyangwa mu seminar avuga ngo niwe wanzanye aho ngaho iyo mvugo iri ahubwo burya nongere nyivuye waruvuze uti sinemeranya nawe burya ubutangiye uvuga icyo nakurahira musore ugomba kumenya uko bivuga umuyobozi afite uko abwirwa ntabwo uhagarara uvuye mu bavuga uti ngenda bibona mu byubahiro yakubaha ngenda bibona ndabona impamvu nizi nawe uhagurutse ukavuga uti sinemeranya nawe navuga ibi bintu uyu nguyu afite izindi gahunda bitera na frustration uzabire no mu nama isanzwe ukavuga ikintu umuntu agahaguruka ngo kizemeranya na rushinga automatiquement muba mugiye muri opposition kwiga kuvuga mugiye guhangana reba igihe wagumye hariya ugumiza utubaza ibibazo twebwe nitwe kukubaza ariko twemeye ko muri societe ifite umuco habaho facilité akantu kari centre iyo centre wenda irahinduka uriya ashobora kuba umuyobozi mu kanya ariko iyo tubyemeranije utabangamiye abantu icyo gihe urakomeza nta kibazo no muri famille rero ni kimwe hari abagabo hano hari n'abagore umugabo uko yubatse umugabo iyo ugiye ukamubaza ariko umugore akaza akamuhagarara hejuru gusa nkaba nicaye umugore agahagarara hejuru umugabo reka tubabwire umugabo yumva hari iki yahagurutse gufite urushyi kuko muri biriti ye aba azi ko autorité iri ariko ikibazo si cya kindi cyo kuvuga ngo warugize neza iyo utabimbwirira mu ruhame iyo muryamye uko murareshye nyine ngo abaryamye niko bimeze urabyumva kuko mwamwumvikanye baba hari central point
itari ku mugabo cyangwa itari ku mugore iri ku rukundo aho ngaho two kubyitiranya rero ntabwo tuzanga autorité ariko autorité igomba kuba ari autorité nziza na autorité mbi. Autorité nziza ushobora kuba nka Mugabe uri umwunganizi ukamubona uti ukamwihorera ugakoma mu masiji akoze ibikosa ariko mwagera mu kangura uti rwose ndapfukamye ariko uriya muntu ntumwice kuko uriya muntu afite ikintu ama numwica biriya bizagenda bite ukamwereka. None se tuzakomeze tunenge mwibanga ariko wabaha urugero rwa Mandela. Mandela igituma ari gitangaza ku isi ni ibintu bibiri: kumva abandi no kwirinda guhora. Nta kindi muri situation yabayemo ubundi umuntu yagatekereje ko nagera ku butegetsi azabamara ariko icyo yakoze gitangaje nuko yanze kwihorera. Akigerayo yafasha abagarde b'abazungu n'abirabura arabateranya. Abirabura ati arabarakwica. Abazungu bati uyu muntu wemeye ko tumurinda ahubwo reka tumurinde. Nukuvuga ngo umuyobozi ni ugomba gutanga urugero. Ni umuvuguruza ukamuvuguruza mu cyubahiro nta gukangara imbere y'abantu bati wavuze ubusa abandi bazatinyuka. Icya kabiri nta muntu n'umwe ushobora guteza igihugu imbere afite umutwe umwe. Mediatri umugabo nko mu ruhame akugiriye nk'ikintu wumva kitakunogeye wabyifata mwute? Sinkubeshye birambabaza. Byambabaza bimbwiriye mu ruhame cyane binatewe n'uburyo yabivuze. Aba yabivuze neza ariko akambwira ati wenda icara neza wari wicaye nabi. Ntabyumva. Ariko ambwira ati ariko we wa mugore wabaye ute ndebera uko uba wicaye mu bandi akanabivuga cyane birambabaza. Ndagaruka nibyo Jean Paul yavuze. Kubera ko bivugiye mu ruhame we ntimusubiza mu ruhame. Kuko yaba bivugiye mu ruhame nshobora kurakara nkanaceceka kubera ko na wa muco twavuze wo kudatinyuka hari nuko ndongera ngaruke navuze ngo biriya bintu byo kudatinyuka kubwira umuyobozi wenda ibitagenda neza hari biri structurel byonyine na wa muyobozi uburyo ajyaho kwa kundi nyine avuga ati uzi uburyo nagiyeho. Tugiye muri Afrika abenshi bajyaho kubera imbaraga wenda zitari politiki adafite na za skills zo kuba yakora debate n'abayobora ahubwo imbaraga ziri physique. Icyo kintu nacyo kidukuriramo cyo guhora twigwana bigatuma utanemera ko abandi bashobora kukuvuguruza kubera ko hari imbaraga ufite. Imakire nagira ngo nkubaze ikibazo narimbaje Mediatrice umugabo akubwiriye ikintu utemera mu ruhame byagenda bitewe nuko naramutse shobora no kumusubiza kandi nka kwa kundi conflict gatangira wenda no kurwana bigashoboka. Shobora no guceceka nkibloka communication hagati yanjye nawe kabirapfuye kandi tayari iyo nabwo communication ipfuye ni conflict kandi nabwo ishobora kuzaturikana ikintu. Ibyo ari byo byose umuntu wese ugiye kukubwira mu ruhame uwo ari we wese agomba kugira uko akubwira. Yewe banyigishije mu kumira no gukemura amakimbirane kirazira kubwira umuntu ikintu ari we ukerekezaho. Kirazira niba kukubwira ngo Mediatrice sinemeranya nawe we Mediatrice oya si igitekerezo wari utanze ngewe ninjya kukivuga n'izina Mediatrice nawe bwawe ndabyirinda bitandukanye vuge nti nukuri ibi bintu koko byo kuba twakoresha ikaramu za bururu ni byiza pe bifite n'ikintu bigize ariko kubera ko tugiye kwandika ku mpapuro zera cyane ndabona dukoresheje iz'umukara byagaragara kurushaho. Nibuka umuntu warinyisha yambwira ati iyo ati mujye mureba ati utunga umuntu urutoki gutya agahaguruka ariko we ntiyibuke ko we witunze 3 umutunze rumwe ariko we tayari witunze 3 nukuvuga ngo wenda upfuye kumurusha ariko we ntabwo abyibuka ko we witunze 3 arahita ko kanya hagurukira hejuru. Murakoze kuri ibi bitekerezo muduhaye. Urero ni wa mwanya wo kwanzura tugerageza gusubiza iki kibazo hakorwa iki kugira ngo abantu bubaka umuco wubaha ari kunanenga ubuyobozi iyo bibaye ngombwa. Nyuma yo gusesengura amakimbirane yo muri Libya turasanga hari ibintu 5 bishobora gukorwa kugira ngo umuco wo kutanenga ubuyobozi ucike. Icyambere gutoza abanyeshuri umuco wo kwivugira gusesengura mu bwisanzure no kuvuga icyo utekereza. Icya kabiri gutoza abaturage kudakurikiza buhumyi no kubanza kwibaza niba ibyo babwirwa ari ukuri. Icya gatatu gusuzuma uburyo twubahiriza bimwe mu biranga umuco wacu. Icya kane kubaha abaturuta mu myaka n'abayobozi ariko bitabujije kubanenga iyo bibaye ngombwa.
abantu bashobora kugira ibyo batavugaho rumwe n'abayobozi kandi bakabigaragaza mu cyubahiro. Icya gatanu, guhora wibuka ko buri gitekerezo nubwo cyaba ari gitoya gishobora kugira uruhare mu gutuma haba impinduka. Ingero twazibonye mu mahinduka yo mu bihugu by'Abarabu. Nagira ngo nshimire abatumire b'Ingiro Ikwiye y'uyu munsi ku bitekerezo batanze. Nshimire nanone mwebwe mwese mwakurikiye iki kiganiro. Ndabashimira kuba mwiyemeje kutarebera, nkaba nizeye ko muzaba muri kumwe natwe mu Ngiro Ikwiye y'ubutaha. Murakoze. Mu Ngiro Ikwiye y'ubutaha, Sheikh Saleh Habimana, Bishop Samuel Kayinamura, Immaculée Ingabire, Dr Sheikh Omar Alfani Bizuru, Ndahiro Herbe na Faith Mbabazi bazaganira ku makimbirane arangwa muri Syria muri iki gihe n'uburyo abaturage bakwipakurura ubutegetsi bw'igitugu bakagana ubwimika demokarasi. Ese abaturage ba Syria bakora iki? Naho ubutaha mu Ngiro Ikwiye.